Hello guys, bakunzi ba Mwami TV muri kubibona uyu munsi ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri, harabura umunsi umwe ngo tugere ukwezi kwa kabiri kube kurangiye, muzi ko ukwezi kuzagira itariki 28. Hagati aho rero muri kubona ko umukino wahuje ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Gorilla aho byakiniraga hariya kuri Pele Stadium byaje gukomeza birakina ikipe ya Gorilla rwose iza kwihererana ikipe ya Rayon Sports irayikubita ibitego bibiri, byaje gukomeza bigorana byahatari. Umukino waruryoshye rwose, abantu bose barebaga bakavuga ati hano iyi kipe ya Gorilla iri gutsinda neza cyane ino kipe ya Rayon Sports. Birakina biragundagurana, biza kurangira ikipe ya Rayon Sports nayo yinyahe mu isunzu. Ubwo yenyeraga mu isunzu yaze gutsinda irishyura, biza kurangira umupira biza gute bibaye biza kuba biguye miswi, yaje kugwa miswi. Rero ikipe ya Rayon Sports igira gutya nayo iba inganyije n'ikipe ya Gorilla, riho havuye kuba abantu bose bakunda ikipe ya Rayon Sports. Muri kubibona ko kuri iyi foto ukuntu byari bimeze, aba Rayon Sports baje guserebura cyane bavuga bati hano ntago twari gusohoka muri stade, ntabwo twari gusohoka muri stade rwose tutagombye kuba twakitabaza hano baza kudutwara kugira ngo batugeze, kubera gahinda twari kuba dufite rwose. Rayon Sports iza gutuma igabana amanota n'ikipe ya Gorilla. Nuko rero twari twahabagereye turavuga ati reka tubakubitemo akakuru gakeya kukuntu byari byifashe, namwe mukomeze muryoherwe. Ciao ciao.